Amahoro y'Imana ku bakunzi bacu, abakurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ibifasha mwarimu cyangwa se uburyo umwarimu ashobora kwifashisha mu gutegura ikizamini cyangwa se mu gutegura assessment cyangwa test yifashishije mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi mu buryo bworoshye bwihuse. Ngira ngo mu kazi ka mwarimu ka buri munsi iyo yigisha akenera no kumenya ko abanyeshuri bumvise isomo ndetse bikanyura mu kubaza. Iyo atari donc ashobora kubabaza yifashishije uburyo butandukanye. Ashobora gutegura test cyangwa se ibazwa isuzuma, cyangwa akaba yategura ikizamini bitewe n'igihe igihembwe kigezemo. Aha rero tugiye kurebera hamwe uburyo umwarimu yakwifashisha mu kwitegura mu buryo bumworoheye akoresheje AI kandi mu gihe gitoya, ndetse agahita abona ndetse na marking guide yabyo cyangwa se imbonera ikosora y'icyo kizamini. Urafata rero imashini yawe cyangwa telefone, ufungure Google Chrome. Urabona ko ngiye hano irafunguye. Hanyuma uze hano muri search yayo, wandikemo Magic School AI. Magic School AI. Dore ngiyi uyifungure twinjire ku rubuga rwayo. Mbibutsa ko iyi Magic School AI ni tool ya AI ikoreshwa mu mashuri nkuko n'izina ryayo bivuga ngo ni Magic School. Ngo ni yakorewe gufasha abarimu ndetse n'abanyeshuri mu buryo bwo kunoza akazi kabo ka buri munsi. Aha rero ukimara kuyifungura uraza hano muri login. Impamvu nge batampaye sign up nuko namaze creatingamo account. Iyo nta account ufitemo ujya kuri sign up ukabanza creating account, hanyuma wamara kuyicreatinga ukabona kuyikoresha. Aha rongewe kubera ko mfitemo account ndajya hano kuri login. Nimara kujya kuri login ndategereza gato yibanze ifunguke. Urabona ko irafungutse. Iyi niyo platform yayo. Aha niho noneho tugiye kwifashisha dukora tugeneratinga ikizamini cyangwa se assessment. Nkuko mubibona hano harimo ama service atandukanye ishobora kuba yatanga. Hamwe n'iyi Magic School ushobora kuba wa creatinga image, wa creatinga assessment ariko iri multiple choice gusa, wa generatinga lesson plan, wakuramo report. Hari n'ibindi byinshi yafasha umuntu. Twebwe rero niba tugiye gutegura ikizamini, murabizi ikizamini kigira uburyo bwinshi bitegurwamo tugendeye kuri conditions za nesa zo muri iki gihe. Haraho basaba ko utegura ibibazo byinshi ari byo guhitamo cyangwa se multiple choice questions. Hanyuma tukagiramo bikeya bya open questions ndetse na short answers. Aha rero niba ushaka gutegura ibyo guhitamo gusa uraza hano kuri multiple choice quiz cyangwa se assessment. Ariko twebwe ko dushaka guhitamo cyangwa se gutegura ikizamini kirimo byose, kirimo ibyo guhitamo multiple choice questions n'ibindi, ntabwo tujya ahangaha, ahubwo turaza hano hari worksheet generator. Dukandeho. Iyi worksheet generator niyo idufasha gutegura ibibazo bitandukanye bivangavanze, harimo ibyo guhitamo, ibyo biri open questions n'ama short answer questions. Aha rero ukimara kujya hariya kuri worksheet generator turabona hano harimo level cyangwa se grade. Iyi grade ni imyumvire abanyeshuri bafite cyangwa se ni nka level of understanding yabo. Bivuga ngo wowe nka mwarimu uri kwigisha ubuzi neza abanyeshuri ba urwego bariho, none niyo ugiye kubabaza iyi AI igufasha ibanza kukubaza ese aba bana ugiye kubaza bafite uruhe rwego rw'imyumvire ku buryo ikizamini ndi bubahe kiza kuba kijyanye nuko bangana cyangwa se n'imyumvire bafite. Kuko hano uko aya ma levels agiye atandukanye agenda atandukana. Uko level ya mbere ikizamini cyaho kiba cyoro cyangwa se cyumvikana bitewe n'icyongereza n'imibarize yacyo. Rero uko amarevo agenda azamuka niko ikizamini kigenda gikomera kurushaho. Wowe rero nk'umwarimu ugiye kubaza ugomba kuba uzi neza abanyeshuri ugiye kubaza level yabo, cyangwa se ukaestima ukagereranya uko biri kose bafite imyumvire kugira ngo n'ikizamini bategurira baze kubasha kucyumva. Aha rero wenda ngiye ndahitamo level 3. Noneho nimara kuyitamo uze hano hasi kuri topic cyangwa se text. Hano wandikamo
icyo wifuza ko iyi AI igufasha. Ese iyi Magic School ndashaka ko iri bumfashe ikiro sasa. Nyuma yo guhitamo abanyeshuri level bariho, ndandikamo icyo nifuza. Wenda ndashaka ko create 5 multiple questions, multiple choice questions. Hanyuma ubwo mvuze ko iyo bitegura ibibazo bitanu byo guhitamo, noneho itegure kandi ibindi bitanu bya short answer questions, hanyuma nongere nyisabe no gutegura ibindi bitanu nanone biri open questions. Hano maze kuyisaba ko iri buntegurire ibibazo bitanu bya multiple choice short answer questions ndetse na 5 open questions. Hanyuma nkahita nanayitegeka ko iri buze kumpa marking guide yabyo, cyangwa se imbonera y'ikosora umwarimu ari bifashishe akosora. Ubwo ndashyiramo and their marking guide. Yes. Ahangaha maze kwiha condition y'ibyo nifuza ko inkorera. Noneho hano hakurikiyeho, hano kuri add file noneho uruploadingamo note wifuza ko iri bukuremo icyo kizamini. Hanyuma ubu ndakanda hano, hanyuma ngiye gushaka note ahantu ziri kugira ngo ize kubona hitegura ikuye ikizamini. Wenda reka mfate note za ICT zo mu wa kabiri open. Urabona ahangaha note zamaze kugeramo ngizi hano. Hanyuma mpite nkanda kuri generate kugira ngo inkorere ibyo nifuza. Hano urategereza gatoya ibanze itegure kiriya kizamini nk'uko wabigisabye. Urabona ko irimo generatinga, itangiye rero gusubiza. Turategereza gatoya idukorere ibyo twashakaga. Yes, iratangiye rero. Urabona ko ikibazo cya mbere ihere kuri bya bindi bya fill and okay, reka ndindire ati banze birangize byose. Okay, hano irabisoje. Urazamuka hejuru ku kibazo cya mbere yahere kuri bya bindi bya fill in the blank with the correct word. Itangiye itanga ibibazo hangaha, dore ngibi hano yatanze aho kuzuza. Munsi itanga n'ibyo uri buhitemo wuzuza. Hanyuma icya kabiri ikoze muri multiple choice questions ngizi. Urabona ko ngibi bitanu byo muri multiple choice questions birateguye ngibi. Hanyuma ijya no kuri open ended questions ngizi. Ugiye hejuru kuri bya bindi byo kuzuza, urabona ko ari bitanu nkuko twabisabye. Yes, ni bitanu nkuko twabisabye. Hanyuma ijya kuri bya multiple choice questions nabyo ni bitanu. Urabibona ko ari bitanu nkuko twabisabye. Hanyuma birangiye ihita ijya kuri open ended questions. Noneho nabyo ngibi, noneho ihita izana answer key cyangwa se marking guide yabyo, nayo dore ngiyi. Aha rero iyo bimaze kubirangira gutya, uhita noneho utuza hano kuri iyi button cyangwa se iyi buto ya copy. Ubu ugiye kubitwara noneho kugira ngo ubishyire ahandi hantu hari ushobora kuza kubiprintinga, noneho ukabiha abanyeshuri. Aha rero urakanda hano kuri copy, noneho ufungure Microsoft Word kugira ngo uze kubona uko biprintinga. Tufungure Word, noneho dupestingemo. Nitumara kubipestingamo, urabizi ntago wafata ikizamini cy'abanyeshuri ngo gitange kiriho na marking guide. Icyo gihe noneho tureditinga tuvaneho bya bintu tudashaka ko abanyeshuri babona. Ubwo noneho dusigazeho ibibazo gusa. Ubwo answer key turayishyira ku ruhande, kugira ngo izadufashe.
gukosora, hanyuma warangiza noneho hano nka mwarimu icyo noneho uba usabwa gushyiraho ni amanota, wenda ukamenya ngo ikibazo gifite amanota angahe, ikindi gifite amanota angahe, kugira ngo bizagufashe kubona uko ubikosora. Ndumva rero ari ibingibi, igisigaye iyo umaze kubishyira muri Word urabiprintinga noneho ukabihereza abanyeshuri. Ngira ngo rero dukunze kubashimira uburyo mudukurikirana, kandi natwe tubagezaho ibintu byiza by'ubwenge, cyane cyane twibanda cyane ku mwuga w'abarimu, kuko nibo dukunze gukurikirana cyangwa se nibo dukunze gutanga amasomo yabo kugira ngo bajye bahora bihugura, kandi tunabereka ibyiza byinshi biborohereza akazi. Uyu munsi rero nuba twasoreza aha ngaha, mbararikira gukora subscribe kugira ngo nidushyiraho amasomo mashyashya tujye tubasha kuyabona mu ba mbere. Mwari kumwe na Rufose Ndagijimana, umunywanyi wanyu uhora ubifuriza ibyiza byose mwifuza. Murakoze.